Andi baramye. Dufite abahanzi. Ben na Chance n'abantu tumenyereye mu itsinda rya Alarm Ministries. Alarm Ministries. Couple. Mu banyani magambo n'umudamu n'umufasha. Urumva? N'umugabo n'umufasha. Good. Usigaze ikinyarwanda kwandika. Yego n'umugabo n'umugore. Okay. N'umufasha? N'umufasha. Urumva direct ujya tugira ngo n'umuyede. Bibirikari n'umufasha. N'umufasha. Mu buryo Director wacu director sawa Director wije Bibiliya sha iri shuri ya Bibiliya bishobokera bake kuba baririmbana bakanakundana bakanabana umva baririmba neza cyane mutwemerere dukoma amashi twakira tubanze twakire Chance ladies first amashi yacu menshi Chance gusa natambuka come on Chance ikaze Imana igwomogesha tujye kongera dukoma amashi yacu twakira Ben mwenyewe amashi menshi Nice noneho hagati aho ngaho Jolly yes hagati aho ngaho mumfashe twakire abantu bazanye na Ben abacuranzi ba Ben muzamuke hano kuri amashi menshi. Come on, let's give it up for them. Ben muzamuke hano ko muri babiri na twebwe katumanuke. Yes. All right. Yes, tujye kujya mu kandi kanya ko kuramya Imana no kuyihimbaza. So mwumve yuko muguye neza kandi muhimbaza Imana, mwumve mubohotse, mwumve nawe muntu dukurikiye aho ari hose, waba uryamye waba wicaye byuka, waba utwaye imodoka kabisa ugenda uzunguza gutyo umutwe, nta kibazo, ibintu byose ni bon. So no kuvuga ngo guhimbaza Imana nicyo twaremewe. Mureke dukomeze dufatanye kuramya Imana, yaba ari muri mu rugo, yaba aho waba uri ari hose. Natwe aho turi ahangaha dukomeze duhimbaza Imana, tuyiramye, twishimire kubera ko yaturinze, ikaduha urukundo, ikatwitaho, ntacyo twatanze, benshi bagiye ariko twebwe turacyahumeka umwuka w'abazima. Why not tutayihimbaza, tutayishima? So Imana ibahe umugisha. Ben and Chance, karibu. Mbere yuko wenda mugire cyo muvuga, kadutangire mu bikorwa, then turagaruka muri paper to practicals tuvuga amagambo, muri paper 1 tuvuga amagambo, ariko ubu ngubu katujye muri practical paper. Hallelujah. Ababishoboye tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Niyo yatumye tubyuka, niyo yatumye tugera hano. Hari benshi badafite amaguru ariko twahageze, icyubahiro ni cyayo. Hallelujah. Hallelujah. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo turyamye tumera nk'abapfuye, ngo mu gitondo duhumetse aba ari ubuntu bw'Imana. Iyo uryamye ntabwo ubuza aho uri, ariko Imana iguhaye ubuzima urabyuka nta kintu kigukanguye. Rero iyo ni impamvu ifatika nyamukuru yatuma duhimbaza Imana kino gitondo cy'uno munsi. Bwana sifiwe. Amen. Mwongere muzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Kandi turizamura dukwiye ku mundi wazi imitima yacu. Hallelujah. Kajya kuri side.
Yeah.
amagambo meza ni wowe mwami wanjye haleluya icyubahiro no gukomera ni byawe oh haleluya nukuri mwami ni wowe ufite amagambo meza ni wowe amagambo meza amagambo meza amagambo meza amagambo meza amagambo meza ni wowe yo mwami wanjye oh haleluya amagambo meza yo mwami wanjye oh mwami we ni wowe ufite amagambo meza amagambo meza amagambo meza mwami wanjye haleluya mwongere muzamure amaboko duhe Imana icyubahiro. Hari igihe ugera umubyeyi wawe akubyaye akakubwira amagambo ukibaza niba ari wa muntu wakubyaye bikakuyobera. Inshuti magara ikakubwira amagambo ikaguhinduka umunota umwe, ariko Imana yonyine niyo yonyine igira amagambo meza y'ubugingo. Imana ikuvuzeho ijambo rimwe bikubera igitangaza. Imana yakuvuzeho ijambo rimwe riba rikomeye. Imana yakuvuzeho ijambo rimwe, ijambo ry'Imana ntirihera. Imvugo yiwe ni ihame. Haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. tuvuga ngo imvugo yiwe ni ihame. Isegonda nke cyane. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ugare data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni ihame, oh tegereza umunsi n'isaha, ugari data wabivuze n'ukuri bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya bira iyo yuguruye na haleluya nakugara. Imvugo yiwe ni ihame, imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ugari data wabivuze bizoshika. N'umugabo n'ukuri, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni ihame, imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data bizoshika. Amaboko yacu hejuru. N'umugabo w'umunyakuri, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora. Oh imvugo yiwe, tegereza ugari data wabivuze bizoshika.
gihamya iyo yuguruye ntamushobora kugana n'umugabo umunyakuri n'ukuri biba bifite iyo yuguruye ntawe ushobora kugana. Hallelujah, hallelujah. Is it a
cyinshi igiciro cyinshi inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya hanga kwifuza kwanjye kwifuza kwanjye erega mari ibyo unekerezaho n'igiciro cyinshi igiciro cyinshi inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya kwifuza kwanjye erega mari ibyo unekerezaho n'igiciro cyinshi igiciro cyinshi inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye haleluya Hey! Come on, let's Woo! That's amazing, amazing, amazing. Now, thank you very much. Ben are here. Hey, why Hindi for this year? Ben ngwino mu minota. Yes. Okay. Iminota mike dushaka kubabwira ku gitaramo cya Ben and Chance Ikuzo Worship Experience. Mu bivugeho gato muzongera mugaruke ariko wenda right now mugire icyo mutangariza abanyarwanda. Twabonye posters hose. A lot of people are excited about this concert. Bimeze bite? Wenda mwaduhaho kahinti gatoya. Murakoze cyane. Nkuko mwabyumvise jewe nitwa Ben akitwa Chance. Ariko tubakomeye mu mashifa. Yes. Ariko dukorana umurimo w'Imana ikirenze kukubana mu rugo. Twembi twarahamagawe kandi turumva turi committed cyane. Nkuko warobivuze rero dufite igitaramo turimo gutegura. Ariko ntabwo ari konseri bisanzwe nkuko abantu dukora konseri. Hari conference turimo gutegura izakorwa iminsi 3 mbere ya konseri. Tuzaba turimo tuganira ku bijyanye no kuramya Imana, uburyo ki twabikora neza, gushaka kureba uburyo ki twabikora neza. Abenshi turabikora ariko bitewe n'ubumenyi butandukanye tugiye dufite, ugasanga turabikora bamwe ntitubikore neza abandi bakabikora neza. Ariko igihe tuzaba turi muri iyo conference ni iminsi 3 tuzicara tuganira n'abaramyi batandukanye, dusangira ibitekerezo, turebera hamwe uburyo twazamura ubwami bw'Imana. Nibyo rero turimo gutegura. Ariko nkuko wabivuze ngo mwabonye post ni ibintu bitari hafi hano, biri mu kwezi kwa 5. Urumva ntibiri hafi, ariko twabishatse kubitegura mbere kugira ngo n'ubundi abantu batangira babyumve mu matwi ko bihari, kandi abumva babifitiye inyota, abumva babishaka bazaze dufatanye. Ni ku itariki 17, 18, 19 ubwo nibwo conference izaba, hanyuma concert izaba kuri 20 z'ukwezi kwa 5. Ubwo azaba ari dimanche ku cyumweru. Rero abantu mwese muri hano turabishimiye, twishimiye kubana namwe muri iki gitondo, kandi turabatumiye. Turumva twazanezezwa cyane no kubana namwe, cyane ko tuzaba dufite abashyitsi, abarimu beza bazaba batwigisha ibintu bijyanye no kuramya Imana no guhimbaza. Rero ni inyungu zacu kuhaba no kuboneka, nta kindi bidusaba, nta mafaranga bidusaba, no kuza tukicara abantu bakaduha ubumenyi, natwe tukajya hanze tukavuga ubutumwa. Ndumva hari tukoma amashifu w'ibibintu. Imana ibamugisha. Tugana ku musozo, hari message iri hano ngo nimugene mutaririmbe indirimbo yitwa ngo muhetse ku mugongo ngo ntacyo zaba, ariko baza kubireba. Ino message kanye basomere yitwa Nkorici Jean d'Amour, aravuze ati mwaramutse neza mwese abari muri studio Zara TV Igicumbi Gatuna, ku mupaka turabakurikiye. Nukuri Ben and Chance performance yanyu iri kwerekana ko mushoboye. Nukuri Imana ibahe umugisha. Ubu nanjye ahondi ndumva nafashije, mbega marashoboye. Nawe yavuze ati thank you. Thank you. Yes, Judy. Yavuze ati mbariza uwo mama, yambwiye ati mbariza uwo mama ati
aho usengera nujya uriza abantu kuko it's a very amazing kuko gusa Imana igibaha umugisha. ntabwo ajya ariza abantu umwuka wera niwe ajyatuma nyine tu emotion tukaba emotion ariko igitaramo ikuzo worship experience mu kwa gatanu arizi ko ari vuba cyane. Pastor Bizimana is a celebration kuri Easter. Yeah. Okay, let us give it up for yeah. Thank you very much. Ben and Chancy tuzongera tugarukeho gatoya wenda dusoza. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Yes.